Tado. Hey, yes boss. Mako. Reba ahantu buri reba ibintu byose reba imyanda ibyombo ntibyogeje haba wiriwe mu buriya boss bino byo muje nabitunganya neza ariko sinari buriya ngiye ku byose agakungu usigaye wirirwamo ntabwo ngewe byari nabimenye boss ariko buriya reka mubwize ukuri buriya ujya kunzana mu kazi ntabwo wirire ntabwo nibeshye gute nakuzanye ngo umwere ku mwanda oya nubwo hano hose narabakoropa no mu gikari ranzu narayikoropa ibintu byose ibyo wambwira byose uyu munsi ibyawe ndabyigaho cyangwa bikunda bijyana n'umushahara byose ndaza kugukata ahubwo agakwiye kunyongeraho igihumbi uzi ko nibwo mwanganirije na mabuja buriya mabuja uzi ko yajyaga yirirwa na girungu ahubwo ubundi mbwira nzengurutse hano hose mabuja ndamubura yagiyeho naba mbone buriya bosi buriya ufite icyuki ngamva nawe ufite icyuki reka mugakungu n'umugore wawe asubwe nyine kuvumbwiye ko afite icyuki buriya reka mubwize ukuri mabuja ni icyuki urebye buriya reka mubwize bakubwira n'iki ko ari icyuki shaburiya magana kwirukanye uranyirukanye ahubwo reka mubwire ibyiza umenya ko mabuja ari icyuki gute reka mbanze musobanurire reka burya nanjye ndareba uzi buriya anciyeho ndikoze ibyombo uzi ko nshobora gushiduka ndi kwiyoza mu maso nanjye nashaka umukozi oya buriya nuko bimeze none se ugira ngo uzaze uhite mwatima rero rwose ufite umugore mubi rukukuri ngo genda umumamagare aze hano nawe uze hano ibindi turabisubiramo buriya bose rero ko nazo ahantu ari oya ibyo ngibyo bireke ntabwo ari wowe unyigisha genda wowe munzani buriya mabuja si mabuja aragukunda ko nubwo agukunda kuko akenshi uba wigendeye wafashe mugasigarana ndagenda mugasigarana n'irungu yaje yawuzuza ngo naniwe buriya mabuja asigaye anganiriza kandi mbese yanganiza uzi ukuntu yanyaga akuganiriza yuko nzananiwe ngewe nabyumva buriya mbere yakundaga gushyuhiriza amazi ashyushye ukajya gukaraba ariko none ubu niwe wasigaye uza uhita ufata yakonje uhita ugendaga sinzi ikibazo buriya ariko rwose buriya ujya ubona ibintu bya mabuja buriya yaciwe yambaye ibintu bose akamubwiza ukuri usibye yuko kudakwita imbwa byorora imisego numvishe hariya hirya agahungu kasi ndayiga yongere uzi ko nazanye ya nkoni uzi ko mugakunda kwirebeshwa mabuja ndayiga no kwandara wowe ruguru umuhanda uzi ko ndakunda kwirebesha mabuja none byakwita ukuntu mabuja ari mwiza rero njyewe bose ureba bafite n'ubwoko bazamugutwara gusa nubwo utakingurira neza umuhaye umurongo nubwo utakingurira neza umuhaye umurongo nicyo nkwemereye gusa mu ndebera zihano bose nari ariko buriya uranangura n'akantu uranangura sawa ntacyo nitujyanye ndakugura akantu ariko hari ibindi ubumbwire ibihise wewe bantu ngorari bantu ngorari nyarukubanguka ukora isuku hano iravuba bose buriya haguruka nyine buriya namuzanye mabuja igira y'inani uzana umukuru nanjye nkabyuka nzinduka njya gushakisha urugo ngo nanjye narashaka nase shere ntabwo washatse bandurira hano hantu bijyana n'umukozi mu nzu muryamye guhita mutoza gukora akazi ese umuntu ungana icyamutoza gukora akazi ko nazengurutse ahantu hose se wari uri none se bose nari ndyamye nari ndyamye pe urabona nzabaho gute njye nawe ko shere rega mba naniwe ngo ngaho ngo basindayigaya ngo ngaho ngo ufite ibibero byiza ibi bintu ubona nzabishobora ndavuga ko mba ndi kumwe n'abasindayigaya sindayigaya se basi nuwahe uva ngo ubwire bose none se jewe nibyo njyewe nari nkubwiye ngo unibyo mwirirwa amangayi wanyu ninde se akubwira ko mba ndi njyewe nakubwiye ngo ufite umugore bose reba aya nawe wazire reba ufite umugore mwiza bazamukwiba nimere mpamvu bazamukwiba wabonye ko ndi mwisuti kandi nawe usankoraho mvuga ko uri mubi mvuga ko uri mubi se
Mwese uvuga ko ndi mwese uhereye. ibi bintu reka biragaragara Umugabo wanjye abura kubivuga ni wowe uri ibintu kubivuga. byanyu mbabwire bose nabi washatse umugore mu bose wanashatse urashaka nabi kubaka cyangwa ntabwo ushaka kubaka Ndabishaka. aka gatsindiramo se rimwe sindayigaya arinda umukozi wisuzuguza kubera uzi ko ari njye wisuzuguza Isubwo ninde bakubwiye ko rero mu bintu nk'ibyo. ubu ngewe se uyu munsi Susanze ryari? uzi nazanwa n'iki uyu munsi kare natahaga iki gihe None se watashye. ntabwo uzi ko nanagiye Hari mu bibi kazi. wansanzemo. ariko ubu bose wese Sinarenjyane se. urujyana Nande mu cyumba. ntawe urana n'umukozi buriya ndagenda ndahamagara umukozi abwirwa n'iki ufite ikibero cyiza oya se abwirwa n'iki kuba mwarabyaga amazi ashyushye reka mubaze sinjye washyushyaga amazi hanyuma wabujije sinajye wajyanaga muri dushe nyuma wabonye ko buje wakubuje oya ntabwo ari wambujije Namubujije. byagenze bite byagenze bite bose usigaye uza ukaza ndi kugona urabizi ko ngo nukajya ngo ni mpyisi haryamye usigaye uza ndi kugona kandi nanone reka mubwize ukuri sibyo ibyiza birivugira ariko ubundi mbere yo kukwirukana wahera kuri nyoko mabuja Ni amakosa uransanga. ibyawe Waba umuhohoteye rero. wowe urirenganya ubu ngubu bose kwirukanye rero baza kuri umugore mwiza ngaho ubu urabona amufata Aya aba yirirwa mu kazi namenye ibyaba arimo. guhereye mu Aha. urabona ko uvuze ako kantu gatuma aseka sibyo mu bintu bitari ngombwa ibyanjye nawe urabisubiramo mu kanya ntabwo ushaka kwiteza Nawe cyo wirirwamo ariko njye ntabwo uramfata. Nawe cyo wirirwamo. ubu ngubu Nabyizera pe. ubona se bari kububora reka ngaruke bitewe Reka bazitubonemo nyine. Bazitubonemo. reka ngaruke kuri wowe ibyanjye nawe ntabwo biri bushoboke ninjye wakuzanye ngo unkorere akazi ntabwo ari wowe waje kumubona reka nkubwire wamuye iwacu kayonza nirira ibijumba dore n'ubundi natetse ibijumba nirira ibijumba uranzana namwe tujye ucungira amabuje akazakabujya umbwira none karaba nkakakubwira ukahita unaniza amabuje bose reka nkubwire umushahara unama ubu rwose nushaka njye nanabikubwiye fata ibintu byawe fata amafaranga yose y'amezi yose Niwe wivuyemo n'umunwa we wamunuye. ni 150 Wivuyemo. fata ibintu byawe ugende urabyumva neza Tumubabarire. ese wimbwira ibyo byo kumubabarira sibyo njye nazanye umukozi niwazanye umukozi nta mpamvu yo kungana niba ari ibyo byanyu mwirwamo by'ibibero byanyu uramukurikira mabuja reka njye nkubwire ibyo bisuko byawe mubirebe na n'ubu ngubu njyewe simbyana na n'ubu bavuga ibihetamye imiyoboro ikarakara kuba mvuze ko wagize amahirwe ugashaka neza ugashaka umugore mwiza kuva udacara ku ruhande ngo baguseke nk'amata wigira bavuga ngo ashashe umugore rubi rukukuru birirwa baseka ngewe ndakubwiye ngo sohora ibintu byawe nk'icyo ugende ariko uzashaka abandi bakozi urarenzaho nayo itike urabyumva neza urarenzaho n'itike ugenda ubanza ubizana ubishyire hariya hanze mbibona sibyo kandi uyu nguyu nawe ibyo bibero byanyu bagukurikire ubundi nta biri hano uranyirukana nko mugoroba reka buke mu gitondo buke nawe urajuta bose ndasubira iwacu munka n'ubundi mazijyana nanywa n'amata sukima amata ni amata nyanywa ni amata nyanywa kandi wanyweye igihe ninywera amata n'ibijumba sinywa amata cyo koze ikintu wangejejeho noga buri munsi ariko ubundi sinajyaga noga icyo nicyo kintu cya mbere toma yawe oya buriya reka mubwire witonze mubwira kandi noneho ibintu byose urabyanditse uzi ko ndatenze no guteka inyama ariko ubu ngubu nsigaye mbizi buriya ugize umukozi mwiza inyama urarya ibicyuka ariko ikibazo ufite ni amata yego ikibazo njye mfite ntabwo ari amata gusa buriya bose narushije wasohokanye mabuja munsigano mu rugo gende buriya uko oya so mutwe ndeba ukaza unyereka muri telefone yawe iki kintu nari gushaka no kukibabarira kunyeretse rimwe babyumva ibyawe nyine bose buriya kugira ngo mbembe ari amafaranga yose nibyo ngira mu bwiye ari wese ndaga kumbemba yatware uzadusohokane njye nawe na mabuja rimwe najye njye kuri afite mwajyaga numva ko ibintu biteka hano kamanza nkubwira akandi gatekerezo mu urabona ko iki kibazo kibaye cyane ntabwo gusongera ko nk'ubu iyo utagira nyoko reka mbanze ndeke rimwe
ubundi isubira cyaha niyo mbi kandi inzu umva nawe nkubwira wa mugore sibyo ntabwo umuntu ndakaza mu buzima n'ubwa mbere mvuze nawe urabizi sibyo bubaye ubwa mbere n'ubwa kabiri amasahani ibibazo none ano masahani yose urabyumva neza umva nawe ni umukozi washatse w'umunwa mubi bubaye ubwa mbere nawe n'ubwa mbere ariko iyo ugeze n'ahantu mwirwa mwicurenda ibiki mu biti reba bino bintu uko se mabuje abayiriwe mu bice bamuzi ko natahakanye bamuzi ko natahakanye muzarimane fata vuba vuba koza bino bintu nawe sira mu byumba byawe ibyanyega bisubiramo se bose ndamubwiza ukuri akabika kandi yanzanye ngo mucungire umugore nta nubwo yamaye akazi nta nubwo yari yanzanye no kuba umukozi wo mu rugo nzazo noza amasahani ngo nanamutekere ni ukumucungira umukozi none sinamubwiza akarakara kanze nanjye mwereke mabuja nangiye kumutonesha nanjye ikintu nzongera no kumubwira nangiye kuza ntonesha mabuja buriya twaganiriye reka noza amasahani gusa twaganiriye reka ntiyogereze amasahani se ya nzoga yanjye yewe nayimaze gukora kandi da ako mabuja afite ikibero we ikibero cya mabuja zongera amabuja aryoshye kuri pe reka mbe ngiye gushaka akandi kantu ko kunywa nako hoteli ngo ni cyose ndagenda ubona ndagikora iki